iki gitondo Mana nziza, Mana ikomeye kandi Mana isumba byose, tuzinduwe no gusenga, tuzinduwe no kugutabaza, tuzinduwe no kubana nawe kugira ngo urimbure ibitero byose by'umwanzi, kugira ngo Uwiteka Mwami wongere uduhe umugisha, kugira ngo wongere uzube mu byacu byari byarasenyutse byongere gushyirwaho, kugira ngo Mwami uze kongera gusenya ibya Satani yubatse ku buzima bwacu byongere gukurwaho, twongere guhagarara tudatsinzwe, twongere guhagarara tudakuruzwe n'isoni, twongere guhagarara duteye imbere. N'ukuri nasomye ijambo mu Itangiriro ibice byaho 30 ku murongo wa 22 rirambwira ngo ni ku munsi umwe ngo Imana yibuka Rasheli iramwumvira izibura inda ye. Rasheli neza nawe yari afite agahinda ku bwoko bwawe bufite muri iki gitondo, ariko ururuka uhindura ibintu, ururuka Mwami uzongere wumvira abagusenga, uzongere Mwami usubize gusenga kwabo. Nyemerera Data mwiza muri iki gitondo ugiye mu kazi kabo gaho umugisha, nyemerera Uwiteka Mana idasanzwe uze mu mibereho yabo bihindure. Hari abarira benshi barizwa n'imibereho idafututse, ariko wowe wakubaka imibereho mizima. Dore Data mwiza hari urubyiruko rurimo rurakorwa n'isoni mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Hari benshi bahindutse abasinzi, abo turabasengera ngo bibakureho. Turasenze kandi Uwiteka Mwami kugira ngo urengere bwoko bw'abakobwa nabo bakozwe n'isoni mu buryo butandukanye, bamwe bahindutse abasinzi, abandi Mwami baheze kwishyiga, ariko wowe wabasha kugira ikintu ukora ukabarengera. Nyemerera Data mwiza wite ku bagabo nabo bagukeneye amahirwe, abagabo nabo bakeneye gushyigikira imirimo y'amaboko yabo, ababyeyi nabo bashyigikiye ko bategereje yuko bashyigikira mu mirimo y'amaboko yabo. Nyemerera iki gitondo Mwami wumvire gusenga kwabo. Rero Uwiteka Mana idasanzwe wongere usubize gusenga kwabo nk'uko wasubije gusenga kwa Rasheli. N'ukuri bishobora kuba byari bifashe igihe, ariko wowe uhagurutse gukora birakunda, wowe uhagurutse gukora biremera, wowe uhagurutse gushyiraho ubuzima bubaho, kuko wowe ntibikugora gusa bigusaba kuvuga. Twemerere wongere uvuge ku bwoko bwawe, wongere utangaze gutsinda ku bwoko bwawe. Twemerere wongere wumvire gusenga kwacu Mwami, uhindure ubuzima. Dore Mwami hari abari bakozwe n'isoni, izo soni nizibakurweho mu izina rya Yesu Kristo. Dore Uwiteka Mwami hari abari batinze mu bushomeri, ubwo bushomeri tubutesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Turarema akazi muri iki gitondo, turarema imibereho ishyitse muri iki gitondo, turarema ubuzima Mwami budasaba muri iki gitondo, turarema Mwami ko ubwoko bwawe bwongera kubaho bunezerewe. Reka gutsindwa kuva inyuma yabo, reka amabendera y'ubutsinzi yongera azamuke ku buzima bwabo. Reka Uwiteka Mwami wongere wagura imibereho ya buri muntu. Reka Uwiteka Mana idasanzwe uzana umugisha mu byo bakora, zana umugisha mu mirimo y'abagusenga, zana umugisha mu kazi k'abagusenga. Kandi turasenze muri iki gitondo ngo wongere kwigaragaza mu buryo bw'ibitangaza. Dore niwe wabonye na Yesuwa uramutsindishiriza uko hariho kera. Rero ijambo riratubwira n'uyu munsi ni kuri. Reka nanone wongere uzamura ubwoko bwawe. Turagushimiye kubyemeye kandi kubikoze, turagushimiye ko wumvise gusenga. Icyubahiro n'ikibi cyane mu izina rya Yesu Kristo, amen.